waba warigeze kurota inzoka mu nzozi zawe? Waba warigeze kubona inzoka mu nzozi zawe ikugirira nabi? Waba warigeze kubona inzoka mu nzozi zawe igutambuka iruhande? Waba warigeze kubona inzoka ikuryamye iruhande cyangwa yakwizingiyeho? Waba warigeze kurota inzoka yakuriye? Waba warigeze kurota inzoka yariye mugenzi wawe? Cyangwa se ukaba warigeze kurota wishe inzoka? Ndagira ngo ubwire ko kurota inzoka mu nzozi zawe ari ikimenyetso kitari cyiza. Ni ubutumwa runaka biba bishaka kukubwira. Kurota inzoka hari ikintu runaka kibi biba bishaka kukwereka. Ariko nyamara nubwo kurota inzoka hari ikintu kibi biba bishaka kukwereka, ntabwo buri gihe ariko biba bishaka kukwereka ikintu kibi. Ahubwo biterwa n'uko wazirose, biterwa n'uko aho wari uri, biterwa n'uko inzoka byagenze umara kuyirota. Ibyo bikwereka ngo ese bimeze bite? Ese ibyo warose ni byiza? Ese ibyo warose ni bibi? Ikaze kuri Inzozi X TV. Ngiye kubasobanurira ku bijyanye no kurota inzoka mu nzozi zawe. Ngiye kugusobanurira ku bijyanye n'umwuka. Ndagusobanurira ku nzozi zijyanye n'umwuka, icyo religious yemeza ku bintu bijyanye no kurota inzoka mu nzozi zawe. Ngiye kugusobanurira ku bijyanye n'umuco nyarwanda, icyo umuco nyarwanda uvuga, icyo umuco nyarwanda bemezaga kera ko cyaba cyasobanura kurota inzoka mu nzozi zawe. Ndongera kandi ngusobanurire ku bijyanye na siyanse, ku bantu bafite ubuhanga mu bwonko bwa muntu, bafite ubuhanga mu mitekerereze ya muntu, icyo bagiye bavuga ku kuba umuntu yaba yarose inzoka mu nzozi ze, icyo bagiye basobanura ko byaba bisobanuye muri izo nzozi. Ikaze ku Inzozi X TV. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ntibagirwe kugenda udakoze subscribe. Rimwe, ubusobanuro bw'umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda, abantu benshi bemera ko inzozi atari ibintu bibera mu mutwe gusa, ahubwo hari nubwo ari ubutumwa runaka biba zishaka kukugezaho. Kurota inzoka rero biba bifite byinshi bisobanura. Inzoka ni nk'umwanzi wihishe. Iyo umuntu aroteye inzoka igenda hafi ye, bamwe babifataga nk'ikimenyetso cy'umuntu umwanga wihishe mu nshuti ze. Byabaga ari nko kuba ushobora kubana n'umuntu ariko uwo muntu ari umutego mubi cyane. Iyo inzoka yabaga iri kwigendera iruhande rwawe ariko ikakureka nikugirire nabi, byabaga bisobanuye ko hari umuntu muri kumwe utari mwiza. Hari umuntu muri kumwe iruhande rwawe, hari umuntu mugendana buri munsi, hari umuntu uri aho utuye, hari umuntu uri mu bantu muri kumwe cyane hafi yawe aho ngaho. Ariko uwo muntu ni mubi cyane, ashaka kukugirira nabi. Uwo muntu nta keza ke, gusa uwo muntu yiciraho bisanzwe akwereka ko akwishimiye, nyamara uwo muntu ntabwo akwishimiye. Ndagira ngo nimba wageze kurota ibi bintu, inzoka iri kwitambukira iruhande rwawe, uze gusubiza amaso inyuma, urebe mu nshuti zawe, urebe aho utuye, urebe ibigukikije, urebe nimba hataba harimo iyi nshuti itari nziza, itakwifuriza icyiza, ariko nyamara igakomeza kwigira nk'aho ari nziza. Umuco nyarwanda kandi, kurumwa n'inzoka byabaga ari nko kugirirwa nabi. Iyo uroteye inzoka ikuruma, bamwe babifataga nk'aho hari umuntu wiriwe akuvugaho nabi cyangwa aguteguriye ikintu kibi. Harimo uburozi, ishyari cyangwa ubugambanyi. Kurumwa n'inzoka rero ni nk'ikintu kibi cyabaga kiri buze kukubaho ako kanya, kikaba cyakugirira nabi cyane. Mu muco nyarwanda kandi, kwica inzoka bavuga ko ari nko gutsinda ibintu bikugoye. Iyo uroteye inzoka ariko ukayica, abantu bamwe bavuga ko ari ikimenyetso cy'uko ugiye gutsinda inzitizi zikomeye cyangwa ugiye kumenya umwanzi wawe. Rero nimba warigeze kurota uri kwica inzoka cyangwa ukazarota uri kuyica, uzamenye ko ugiye kwica ikintu kikugoye, uzamenye ko ugiye kwica ikintu kikuzitiye cyane, uzamenye ko ugiye kwica umwanzi wawe. Ngiye kugusobanurira ubusobanuro bushingiye ku idini cyangwa se mu bijyanye n'umwuka. Mu myemerere ya Gikristu n'iy'Abisilamu, inzoka ni inzozi nazo zifite icyo zisobanura gikomeye. Muri Gikristu, Bibiliya itwereka inzoka nk'ikimenyetso cy'ikigeragezo, icyaha n'ikibi. Muri Edeni niyo yateye Eva gukora icyaha. Bityo rero mu nzozi nyinshi z'inzoka ziboneka nk'icyaha kigiye kukugusha, umuntu ushaka kukuyobya cyangwa ikintu ushaka gukora kibi mu buzima bwawe. Mu myemerere ya Kisilamu, mu idini ya Isilamu, inzozi z'inzoka zifatwa nk'ubutumwa bwerekana umwanzi cyangwa ikibazo cyihishe. Inzoka nini ishobora kwerekana umuntu ufite ubushobozi
ariko akaba ashaka kukugirira nabi. Umuntu munini ukomeye, umuntu ufite ububasha kuri wowe, umuntu ufite ikintu kinini yagukoraho, ariko akaba ashaka kukugirira nabi. Iyo inzoka uyishe muri izo nzozi zawe, bisobanura ko ugiye gutsinda uwo mwanzi. Hari n'igihe biba ubutumwa bwo gusenga cyane no kwirinda abagutera ishyari. Mu busobanuro bwa siyanse n'ubugenge bw'inzozi, turebye ku bumenyi bwa siyanse, impuguke mu bumenyamuntu nka Freud na Carl Jung bavuze ko inzozi z'inzoka zifite ibisobanuro bihishwe mu mitekerereze yacu. Freud yavuze ko inzoka ari ikimenyetso cy'imyanya y'ibanga. Freud yavuze ko inzozi z'inzoka zishobora gusobanura irari cyangwa ibitekerezo byinshi bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Carl Jung yavuze ko inzozi z'inzoka ari nk'impinduka cyangwa gutinyuka. Jung yavuze ko inzozi z'inzoka zishobora kuvuga ko umuntu ari guhindura ubuzima cyangwa hari ibintu bikomeye biri imbere, ibintu agiye guhura nabyo mu buzima bwe buri imbere, urugero nk'impinduka, ubwoba cyangwa gukura mu bitekerezo. Ubumenyi bujyanye n'ubwonko. Ubwonko bwacu bushobora kubona inzoka nk'icyago, kuko no mu buzima busanzwe ifatwa nk'inyamaswa iteye ubwoba cyane. Bityo rero ishobora kuba igaragaza mu nzozi kubera ubwoba usanzwe ufite ku nzoka, kubera uburyo usanzwe uzi ko inzoka ari ikintu kibi, ukaza kubibona mu nzozi zawe, bikaba byagaragaza ko ari ubwoba ufite cyangwa se mu buzima bwawe usanzwe uyitinya. Iyo inzoka iri mu nzozi ariko utayitinya, bishobora gusobanura ko uri kurenga ubwoba cyangwa uri gukira ibikomere, cyangwa se ibintu bigutera ubwoba ukaba utakibitinya. Iyo ubonye inzoka rero utari kuyitinya, uzamenye ko ntacyo kiri kugutera ubwoba. Abanzi bawe uzamenye ko wabatsinze. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe, ntiwibagirwe kugenda udakoze share, ntiwibagirwe kugenda udasize comment. Muri comment uze kumbwira inzozi warose, nanjye nzigusobanurire. Ubutanzaze gusobanura icyo izo nzozi wowe warose icyo zaba zivuze. Ciao ciao.